Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane. Bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi, ubwoko bw'Imana muboneka mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ubwoko bw'Imana bagenzi bacu muboneka ku migabane hirya no hino ku isi, umugabane wa Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande. Yego ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Rero n'ubundi nk'uko bisanzwe, ubwoko bw'Imana aho turi hirya no hino ku isi hose, n'ubundi duharanira kugira ngo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego kandi kugira ngo tumenyekanishe inzira y'ukuri ijya mu bwami twateguriwe, aribwo mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Bibiliya nayo igenda ibigaragaza mu mirongo iboneka mu byanditswe muri Bibiliya. Ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo abe aricyo dukora kuko aricyo cyaba gikwiriye, yego nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Rero tugarutse kuganirira kuri uyu murongo, n'ubundi Imana yatwemereye ko mu gihe nk'iki ngiki bishoboka cyangwa bikunda kugira ngo tube dusangiriraho ibyigisho bigiye bitandukanye kandi bifasha ubwoko bw'Imana kugira ngo tumenye igikwiriye tugomba gukora mu gihe nk'iki ngiki tukiri muri iyi si. Nyirizina tugarutse n'ubundi muri cya kiganiro cy'uruhererekane, ikiganiro n'ubundi twakunze kuvuga yuko ese ni iyihe ntego cyangwa intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Yego ariko mu kiganiro giheruka n'ubundi twararebye dusanga ese Yesu Kristo we ubwo yazaga kuri uyu mubumbe w'isi byari bizwi? Ese cyari kuza gukora cyari kizwi? Intego nyamukuru se kuko ahageze yari yamuzanye nk'uko byari byamuvuzweho nibyo byabaye? Yego twasanze n'ubundi ariko byagenze kandi ariko byabaye, kandi n'ubundi ubwoko bw'Imana cyangwa umuntu uwo ari we wese uboneka kuri uyu mubumbe w'isi dusanga n'ubundi aje gutanga umugabo cyangwa kwerekana nyirizina icyo yateguriwe hanyuma y'ubuzima bwo mu isi, icyo azahembwa cyangwa icyo azahanirwa, yuko aricyo cyari kigenwe. Hatariho kuvuga ngo uriya ararenganijwe cyangwa uriya bamubereye, hoya, ahubwo nyirizina ari ukugira ngo habeho kugaragazwa yuko ibintu ari byo byari biteguwe cyangwa ari byo byari bihari. Niho turaza gusanga n'ubundi Yesu Kristo ubwo ijambo ryerekana yuko yicaye iburyo bw'Imana, icyabimuhesheje ni igikorwa yakoreye muri iyi si nyirizina. Yego rero nk'uko mu kiganiro giheruka twavuze ngo turaza kureba ku mirongo ivugaho nimba igihe umuntu agomba kumara muri iyi si nimba kizwi, n'icyo agomba kuza kuhakora nimba kizwi nyirizina. Uyu munsi nibwo tugiye kureba Bibiliya ikibishimangiraho cyangwa gutanga umugabo mu byanditswe muri Bibiliya icyo bibivugaho. Niho nyirizina n'ubundi tugiye kurebera hamwe. Wafata n'ubundi nawe Bibiliya yawe tugasoma muri Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya, mu buhanuzi bwa Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5 habivugaho. Turimo kureba ese igihe umuntu ubundi amara ku isi cyari kizwi cyangwa kirazwi. Tugiye kureba icyo Bibiliya ibihamyaho. Ese kuza k'umuntu, ibyo akora ubundi bikomoka he, biva he? Ibyo ngibyo byose usanga tubibonera kuri uyu murongo wa Irera TV1 yicano n'ubundi nyirizina. Turebe Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5, niho bavuga hati: nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ngaya amagambo cyangwa icyo Yeremiya yamenyeshwaga hano, Imana ariko irimo kumubwira yuko yamumenye kera, yamumenye atararemwa mu nda ya nyina nyirizina, ataravuka, kandi Imana yamwejeje ataragira gute, ataraboneka kuri uyu mubumbe w'isi. Urumva Yeremiya aje n'ubundi yari asanzwe ahari, aje n'ubundi yari asanzwe ariho. Kubera iki? Icyo gihe mbere ariho
n'ubundi yarejejwe. Icyo gihe nicyo gihe yerejwe, niho ijambo ribitweretse. Yego ngo nakumenye narakurema. Icyo gihe kuba yaramumenye icyo gihe, n'ubundi ku Mana yari ahari, yaragaragaraga. Yego nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nyirizina yahawe n'inshingano y'icyo gukora ataragera no mu nda ya mama we wamubyaye muri iyi si. Urumva ko Yeremiya uyu nguyu yaje mu isi, n'ubundi yari asanzwe ahari ku Mana, ku bantu twebwe twabonye yuko abayeho ari uko abyawe na mama we, ariko nyirizina yari asanzwe ahari. Irindi jambo ry'Imana muri Zaburi y'Ijana na 39 umurongo wa 16 niho habivuga ngo nyiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Iyi minsi itarabaho n'umwe n'ubundi ku Mana yari izwi nyirizina. Amagambo mu kugenda bishimangira bihamya neza. Ndetse no muri Yobu igice cya 10 umurongo wa 20 harabivuga ngo mbese iminsi yanjye si mike, nuko rekeraho unyorohere kugira ngo mumekeho hato. Hano naho harerekana iby'iminsi, ingano yayo uko yaba izwi nyirizina. Ndetse no hano muri Yobu ibice 17 umurongo wa 1 niho habivuga ngo umwuka wanjye uraheze, iminsi yanjye irashize, igituro kiranegereje. Hano n'ubundi ikigereranyo cyo kuza kuvuga ngo igihe cyanjye kirashize cyangwa iminsi yanjye irarangiye, ibi ni iki kiransatiriye, nuko hariho igihe cy'itangiriro n'igihe cy'iherezo. Iyo urimo gusatira igihe cy'iherezo cyangwa urimo kurangiza ikintu runaka cyahawe igihe, biba bigaragara yuko icyo igihe cyacyo kiba kizwi. Yego niyo dukomeje hano muri Yobu ibice 17 n'ubundi umurongo wa 11 niho hakomeza havuga ngo iminsi yanjye irashize, imigambi umutima wanjye wibwiraga ipfuye ubusa. Ndetse na Zaburi ya 39 umurongo wa 6 harabivugaho hati dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki. Igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Yego na hano habivuzeho. Ndetse na Yesu Kristo aragira ati muri Yohana ibice 9 umurongo wa 4 aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Aho ngaho haragumye herekana yuko igihe runaka, igihe cyitangira n'igihe kirangira, cyangwa igihe kigenwe ku kintu runaka bigaragara igihe cyo kurangira, kandi icyo gihe kiba kizwi. Yobu mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 n'ubundi umurongo wa 5 naho haragira hati nubwo imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Yego hano hakomeza hashimangira yuko Imana izi byose. Iyi Imana izi byose rero ntabwo iyobewe igihe umuntu azamara ku isi, ntabwo iyobewe igihe umuntu azinjirira mu isi n'igihe cyo kuyisohokamo, nk'uko twagiye tubibona mu biganiro byatambutse kuri uyu murongo wa Irera TV1. Yego rero ndabashimiye cyane. Iyi ni imirongo yashimangiraga cyangwa yerekanaga ibyo twaganiraho mu kiganiro duheruka kuganira kuri uru ruhererekane rw'iki kiganiro kivuga kiti ese intego nyamukuru y'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi ni iki? Niho twaje noneho tureba ese igihe umuntu amara ku isi kirazwi, ese ibyo umuntu azaba aje gukora birazwi. Dusanze n'ubundi ibyo byose bizwi ku Mana, n'ubundi birahari kandi birazwi. Yego ndabashimiye cyane bwoko bw'Imana yuko mwabanye natwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cy'uruhererekane. N'ubundi tuzasubira tureba icy'ingenzi dukwiriye gukorera muri iyi si nyirizina,
ni iki, tukirebe n'ubundi icyo dukwiye gukora cyangwa mu byo twahawe gukora nk'ubwoko bw'Imana, kugira ngo tudateshwa tujye ku ruhande cyangwa dutane mu nzira itari iyacu nk'ubwoko bw'Imana, ahubwo tumenye ibirimo kutureba kugira ngo abe ari byo dukora. Iyo wamenye inshingano yawe uyikurikirana nk'ibikwiye kuba intego nyamukuru ku buzima bwawe. Ubwoko bw'Imana ndabashimiye cyane, kandi ubwoko bw'Imana intego yacu mubizi neza yuko ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, duhora twiga buri gihe, n'ubu turimo kwiga ndetse tuzakomeza twiga uko iminsi yacu tukiri mu isi. Igihe cyacu n'igihe turimo, uyu munsi rero turimo tugomba kuwukoresha ukuri, tukiga ibyanditswe byera biboneka muri Bibiliya, ariko Imana yadutangarije. Ndetse ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane.